ubwo anahamagara Philip aravuga ati rero umukozi wawe ahuye n'ibyago ibi nibi turi kwa muganga hagize support dukenera twakubwira. Natashye nka saa 12 saa 12 za mu gitondo nibwo nangeze mu rugo nkihagera ngiye kuryamaho gatoya Philip nawe abarahageze nka saa 1 araza ahurira na Moses barahuriye baje kureba ukuntu meze. Twagerageje kungwa na boss w'isibo biranga. Iki kibazo Jado yakigiyemo kirananirana ntibabizi yamukoraho akamubwira ngo icyo nshaka ni za miliyoni zanjye. Moses ubundi sinzi impamvu yagombaga gusinya kuyo baruwa yanjye ngewe kuko icyo yakoze nta makosa yakoze ko mubikoresha. Ese ubundi iyo biza kubura ariwe babimpaye byari kugenda gute ko nawe yabimpaga? Ari Philip wabigwaye iyo byari kugenda gute? Muri ya masezerano mwasinye ko Philip yishyuye miliyoni 1.5 nkuko namwe yabasabye ingwate hari borodoro yaberetse. Right, Jalas Official TV reka tubasuhuze tubifurize kugira ibihe byiza abadukurikiye twizere ko muri amahoro. Turi muri Urban Hotel ngira ngo muri kubibona uyu munsi nagenderewe n'abashyitsi badasanzwe n'abashyitsi badasanzwe kubera ko nabo ubwabo murabizi neza ko hari ahandi hantu mukunze kubabona by'umwihariko Moses nk'umunyamakuru ariko umuvandimwe bari kumwe nawe muri buze kumenya nawe afite ahandi abarizwa ariko ku mpamvu zo kuba bari kumwe uyu munsi nabwo yasanze transit yaramwiruka akubose amarangarure mu kazi niko nakwishyura radeni mwana. Moses umeze ute? Meze neza ndashima Imana kubwo imirimo yayo ibitangaza yakoze. Meze neza kabisa meze neza ubibonye wabona ko nta kibazo mfite. Yego ndabona akanyamuneza karirizi kake kuri ku maso musa ariko ziko kwa gatano nakonje kuva mu gitondo mvuye koga nkatitira kugeza ntashye narinzi kugiye gupfa. Ubundi gukonja ni ikimenyetso cy'umuntu ugiye gupfa. Nge nakonje ibirenge ku buryo mbikoza ku muntu gutya akiruka ndimiramiza ntira ni kuburori ntira ibintu byose amashubuka ndiyorosa bagakina amakarita banyereka umuzungu wa kane nkabona sibo. Reka twinjire mu kiganiro neza aho hantu nze kuhagera neza. N'ubundi nabonye wakoze ibiganiro birenze kimwe n'ubundi uvuga ku rugendo rwo gufungwa ariko wenda kugira ngo abantu baze no kumva ko ibintu bimeze umuvandimwe muri kumwe yitwa Claude nawe muha ikaze nizere ko ameze neza nawe ubutahe ndabubona ku maso. Meze neza murakoze cyane. Wagize imana uvuye batakogoshe haburaga iminsi 2 ngo banyogoshe. Si wendaga kunkora ntakubeshye ntago oya tureke brag umusatsi wanjye wambaye ikibazo kubaye ikibazo bajyaga bashyiramo n'ibindi byaha urumva bagasanisha tari kubundi ubwo kusa nuri yasha tunduri GTS avuga nibangira muri GTS rero ndapfuye kujya bawupfura umwe ku wundi. Yes ubwo rero ni ibyo ngibyo reka tubahe ikaze. Umuvandimwe aravuze ati wajya muri 11 bure na akantu kamaze imisigasi muri ya timu ya Bushari muri 11 bure. Ariko reka wamugani mbahe n'ikaze hano kuri Jalas Official TV tuganire gatoya. Ngira ngo turi bamwe mu bantu wenda bavuze no ku nkuru yanyu inkuru y'ifungwa ryanyu. Nakiriye Big Man nk'umuntu wakunze gukorana na Moses byihariye kuba ko yarazi neza iby'iyi kese kundusha agira icyo abivugaho ariko wenda bitinjiye. Nabonye ama comment menshi abivuguruza ariko nabonye ikiganiro Moses yakoze nawe arabisobanura yaba kuri chain imwe cyangwa iyindi. Biba byiza rero noneho ko nifuza ko nabaganiza muri kumwe. Claude ari involve niwe bivugwa ko ibikoresho byaburiyeho ariko bigafungisha Moses nk'uwitwa umukozi wa The Choice ariko Claude we akaba ari umuntu uraho nawe ngutazwi. Ubwo rero kuba atari bamuzi nguyu na Philipita ntakuzi nareganwaga no mu mutazi uwakuregaga ntaganze
niba nari ikivejuru ntago mbizi niko wa mugani hari ahantu nkunda kumva iryo jambo hari igihe tugera bakavuga ngo hari umusirikare utazi nanjye nari umukamezi utazwi mukamezi utazwi ngira ngo uyu Claude rero Claude n'ubundi usanzwe ukorera transit line nkuko Moses yari yabikomojeho mbere na mbere Philipita ubundi koko muziranye mute nyine kuki muri case uzamo nk'umuntu utazwi mwabanye mute kugira ngo witwe umuntu utazwi gutyo kugeza ubwo Moses n'ubundi ari we byiswe kari ugomba kubazwa ibintu byose ndagira ngo mpera aho ngaho noneho twumve n'ukuntu Moses yaje kuza muri case nyirizina kuko n'ubundi yabivuze birambuye ntago ngiye gusubiramo ku rugendo ngiyewe kubwo amahirwe nari mbifiteho amakuru imbere yuko binaba ariko ngenda kuza imbere kera mbere yuko nabo bose bari kuvuga gutyo bakumenya ariko wasanga twarahura gukambwira uti nkorera the choice atari byo nabyo bidusobanurira murakoze ukuntu ntazwi rero nayo biranye nyuma case ivutse ubundi 2019 nibwo natangiye gukorana na Philipita agikorera ku Isango urabizi icyo gihe nakorera kuri BTN nyuma biza guhinduka amakazi nkajya mukorera nk'umukozi wo mufatira amafoto n'amavideo mu buzima bwe bwa munsi akazi ke yakoraga ubwo kuva ku Isango rero tubana neza turaguma turakorana havuka isibo ivutse urabona twese tuvuga tuti ubwo banjyanye ni team yanjye yose nka Philipita bankoreraga turajyana n'ubundi ku isibo tujyana n'umukameraman witwa Dose nawe twakoranaga n'ubundi kuri The Choice ubwo nuko urugendo turagenda ku isibo yari maze imyaka 2 wakubitaho no 2019 ubwo ni imyaka 3 dukorana na Philipita nk'umukozi we umufatira amashusho n'amafoto ariko kazi nshinzwe imyaka ari 3 ubwo no kuvuga ngo uri mu myaka 3 mananye nkorana n'umuntu kuntu nabaye umuntu utazwi nicyo nanjye ntabasha gusobanura kandi nawe uzi neza ko twahuriraga mu kazi rabizi yewe nubwo wenda ngiye ngaragaye bwa mbere kuri kamera ariko abo twahuriraga mu gisate cy'imyidagaduro cyangwa se mu kazi kacu ka buri munsi twabonanaga ko n'ubundi ndi mu kazi ka The Choice yego ubwo rero kuntu yabigorofanyije nyuma ngo sinzwi bikarinda bigeraho bifunga Moses nanjye nabibonye gutyo so ubwo nawe wisanga muri case ivuga ko utazwi uri umuntu utazwi ariko wafashe ibikoresho hejuru y'icyo kintu ngende no ku comment amwe namwe ubwo ninjira no ku kintu n'ubundi nyirizina hari abavuga bati uyu mukameramani bivugwa ko yari yarirukanwe Moses akamu ibikoresho atakiba kuri kwisibo atakiri umuntu wa The Choice nibyo cyangwa sibyo ibyo ntago ari byo kuko Moses sinzi hari akantu yagiye akoresha mu biganiro ngo mu bwenge buke naba mfite yigize umuntu ufite ubwenge buke kandi no umujene urumva avuye muri kaminuza none ari kwigira umuntu ufite ubwenge yes none ari kwigira ubwenge buke yakanyoreshagamo ukuntu none si ubwo Moses afite ubwenge buke bungana gute ku buryo ashobora gufata ibikoresho bya company nini nkiriya akabiha umuntu wirukanywe cyangwa se akabiha umuntu utazwi muri iyo company ni ikibazo nta nubwo ubwo nakabaye ahubwo Moses we byaba ari ibindi bintu byaba biri kwitwa ibindi bintu karita y'akazi bamuhaye ni ikirivalide iracyari valide ndacyane yifite cyane uwahanda nayifite yamaye abantu bashaka kugira ngo bamugane ntagonzwe kandi ifite n'ikarita y'akazi we ufite n'ikarita y'akazi ubu ufite n'ikarita y'akazi ndayifite akazi ka The Choice kisibo dore ngiyi umuntu utazi yamaye aho yumwere dore ngiyi reka nkubwire Eve zooming ino karita kuko n'ubundi camazima ngiyo kabisa umuntu utazwi afite kadi namba ya 15 ni umukozi wa 15 muri iki kigo iri valid from January to December 2020 rwose kumva ko yari ya 2021 noneho ndashaka kukubwira ko na 2022 buri mwaka duhabwa kadi bamuhaye kadi ubwo rero kuntu
ubwo iyi kampani nayo niba itanze ikaba yarampaye ikarita nayo yaba yarakoze ubumami. ko ari hatari. Ni hatari. Aho hantu rero niho ngiye numvaga ruzingiye ndi kuvuga nti wenda ubwo Moses ashobora kuba yariraye agaha umuntu ibikoresho koko bikagira izo nkurikizi zindi zabayemo, ariko niba warabimuhaye ibyago bigwira abagabo. Moses nta kundi ihangane. Ubundi Jara ko turi kuvuga n'ubundi turi kuri social media, umuntu ashatse yagenda akareba ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri, ubwo arasubira inyuma ko bamukubise ku itariki 6 ariko kuri 5 hari kwa gatanu. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri jya kuri Instagram ya The Choice ureba amafoto umuntu yafotoye ifoto credit iriho. Urebe ko batamutagiye. Ndabyifashisha ngeze ko nkoresha imibare n'ibimenyetso ndabishyira. Tureke n'ibyo ngibyo ya ndirimbo ya yindi wakoze ntuza ya behind the scene ni bareba agafoto ya Philipita n'amafoto yayo yose yo ku gafoto ninde wayafotoye n'inyo wayikoze. Yari umunyakiraka muri ako kazi kose, yari umuntu birukanye utazwi na nyuma yaho uri kwihuruza. Na nyuma yaho case imaze kuba turi muri case n'ubundi still turi muri process uko ngewe case yarabaye njya kurega. Nabwo nyuma yaho Philipita n'akandi kazi twakoranye. Okay, numvisha nicyo kintu Moses akivuga ko wagiye gutanga ikirego muri RIB. Wowe waragiye urega ko wibwa ibintu. Uraripotinga. Ubundi reka nkwereke ukuntu byagenze. Moses ni umuntu waduhaga ibikoresho kwisibo, ariko ibyo bintu n'ubundi byari bije vuba kuko ngiye ibikoresho narabibanaga mu rugo. Ibikoresho bya The Choice ngiye mbibanye imyaka 3. Ubibana wowe muri wanjye mu rugo mbibana, nkora akazi kakarangira ngatahana ibikoresho, akazi kavuka nkabyuka nkagenda nkajya mu kazi. Noneho Moses haza kugira igihe kwisibo bose wacu bamuha office. Namuhaye office baravuga tuga ibintu bihinduye isura, noneho amasaha yo kukazi arahinduka, imikorere yo kukazi irahinduka, noneho ati mukora akazi mubika ibikoresho mu office. Ntabwo watunga office iri mu busa. Ntabwo watunga office iri mu busa nta kintu kirimo. Oya birumvikana. Ubwo ari n'intebe gusa n'ameza. Ntabwo byashoboka. Oya cyo kirumvikana ni n'uburyo bwo kugira ngo ibikoresho bibe available mu buryo bworoshye, ku buryo niba Kizibada hari n'abasura rega binakanga umukiriya. Urumva iyo mpinduka rero nta n'ibyumweru bibiri yari ishize ibaye. Moses twarazaga twabwira ati mpi ibikoresho ngiye mu kazi kandi akabiguha kuko ukajya mu kazi, cyane ko usibye na Moses na bose ubwo yarabitwiheraga. Yewe ni rimwe akanakubwira atakira gafunguzo ugenda ubifate. Noneho ubwo Moses yampa ibikoresho dukora akazi kararangira tujya mu kandi kazi. Nibwo rero naje gutegwa ntashye n'abajura barankubemeretsa n'amafoto ndafite ndazi kwakwereka. Ubwo bakimara kunkomeretsa no kunyangiza, uwo mukameramani twakoranaga Ordadosi umugenzi wacu yaramuhamagaye avuga ati umuntu wanyagize ikibazo nkaza mukamujyana kwa muganga mukareba uko bimeze. Kuko ubwo ngiye namaze gukomereka nitangiye kwa muganga kuri RIB gutanga ikirego banga kunyakira, barambwira ati wowe babanza kujyana kwa muganga ntabwo twakakira umuntu kuva bingana gutyo wakomeretse bingana gutyo, none numara gukira umaze kugukora ubutabazi bw'ibanze uze gutanga ikirego. Ko ari we nyiri ubwite byabayeho iyo scenario wayitubwiyeho gato ukuntu yagenze y'ukuntu wakubiswe ukamburwa ibintu. Yes, nena kuri Nyamirambo kuri 40. Noneho tutinda kurangiza akazi karangira bwije, kano kazi kacu nta masaha kagira karangirira biterwa naho muri gukora n'ibyo muri gukora. Noneho mu nkuru ya The Choice noneho ngiye ntaha nko mu masaa 5 zishyira saa 6 gutyo. Noneho ndiko akunduma no kuvuga ngo nakore muri quartier ni hafi, reka ngende gake aho mbonera moto niho nyitegera. Mugende kwenda nshaka moto, urabiza rukuntu utega moto rwose ubwo usanga moto nta nimwe iri zose ziri kugucoza ziruka. Uvuga nawe unyibonera ndayifatira aho ngaho. Ubwo niba ntakugoye cyangwa ntagushyirishijemo cyane wabwira abantu hano tuye kugira bumve impamvu wavuye Nyamirambo gake ugenda n'amaguru. Urya byose ntabwo wataga Kicukiro. Yewe navuye Nyamirambo ku kazi aho ngaho kuri tele nari maze gukorera. Noneho mfata moto njya kureba umujama wanjye bita Pizo. Maze kumureba atuye hano mu Rugunga, hano hafi hano mu Rugunga.
ubwo ndamureba turaganira ko agomba kuganira turangira ati nzaneka ntahenge kutinga zeno boro reko bwacya nazirangije ku kadege abantu murahazi navuga ku kadege ntaha kuri cafe ya Rwampara yego urumva distance irimo ntago ari nini cyane pe ku muntu wagenda n'amaguru ntago ari nini noneho ngeze ku muhanda ntimuhangarara nk'inota nk'itanu nshaka moto mbona zose ntago ziri guhagarara zifite abagenzi vuga ko sundi kari hafi kandi wakwambuka kino musore ikangenda gake gake niza mu ndayitega nita naza ni hafi ndahita mpagira ibyo birasanzwe umuntu wese yabitekereza manuka gutyo rero gake gake ngera hari mu gishanga cya Rwampara giye kumva numva umuntu antutsima gutya ahita niga nundi bari abantu bane baranterura rwose n'ibiro byanjye murabona kuntu bingana rwose ndakababa baranteruye neza cyane ihangano dusangiza nko gafoto nka kamwe k'icyo gihe kuko nzi ko zifite ndazifite nta kibazo ndazigura baramfata neza rwose no mu kinyabupfura banshyira mu iteme munsi mu iteme ara mu gishanga mu iteme munsi ubwo hari ahantu ubwo ni handi ku kademi ndi kuhabona nuko hari rwose mu Rwampara neza ku iteme hari ahantu munsi y'iteme nta muntu no cyakwa n'ababeshyi nigeze nanata kuko ntago nigeze mbona arakuniga ku buryo no guhumeka byanga ngiye narapfuye mwana ndabibona ko mpfuye nyine tu hahandi udashobora gutaka kuko igiye gutaka ku muntu wakuniza urababara noneho ugatuma rero nyine ukajya uvuga ukuntu nyine Rwanda no kwishakisha none igikapu nanze kukirekura narwanye nabo ariko babanje kubona ko nange nanze kurekura igikapu niko kunkubita nyine ibintu bya danje kugira ngo nshike intege ntago uri bugutabare nta muntu uri bubabone bari munsi mwiteme ngayo nguko ko bankubise nka 5:40 zishyira 3:00 ngiye niciye ku isaha ya 8:00 nibwo niciye ahantu ngiyewe urumva tari y'amasaha yabayemo bivuze ngo ngiyewe nari napfuye ahubwo ndazuka nabo ubwabo bagiye bazi ko banyishe niba nariciye singire n'umuntu mbona muri yo sirifasi yaho hantu na gatoya bivuze ubwo abantu bagiye kare naho bajya bari bahageze rero nkicura mbona niciye ifite ubwoba ndavuga ntangira gusakuza ahubwo ngo ndapfuye kandi nta muntu n'undi uri gutakira nta n'ubundi kubona kandi ngiye ndi kuzuka pore kabisa cyakora nkakeza navuye mu iteme naragurutse ngera mu rugo nakoresheje nk'amaserisi kubute n'ubwo nari mfite ubwo nkigera mu rugo landlord wanjye aravuga ati rero ibintu ko bakwishe muhungu wanjye biragenda bitse navuga mbabarira abantu tubirukanka baracyari mu gishanga tubafate danze ikunze turavuza induru arambwira ati wapurishuka ati ahubwo wowe ushaka gupfura arangiye bari abantu noneho abirukanka noneho ni bahita bashimangira noneho ni ibyuma noneho barakwereka noneho ibyo bari kandi reba n'amasaha nageze ahubwo ureba n'ukuntu uri kuva ahubwo wowe ikintu nakubwira ajya gutanga ikirego kuri ribu ko wibwe wenda hari igihe babishakirira ahandi hantu ugasanga ibikoresho byawe birabonetse ndashyira mu modoka tujya kuri ribu nijoro landlord wawe landlord wanjye nibwo banze rero kunyakira narambwira ngo banzuye kwivuza ngiye numva birambabaje byahatari ndashaka ko ibintu byanjye bishakwa ngo ngiye kwa muganga n'ibiki numvaga n'ibyo bimbabaje kurenza ibintu bintu byose muri iyo process rero yako kanya niho bahamagaye ordadosi araza aramfatanya kwa muganga hano kuri bitaro bya Rwampara nanamushimira pe kuko yaraje nyana kwa muganga arishyura amafaranga niwe wishyuye ubwo anahamagara Philippe aravuga ati rero umukozi wawe ahuye n'ibyaga ibi nibi turi kwa muganga hagize support dukenera twakubwira aravuga ati rwose mwihangane nanjye ndi mu kazi ku Gisenyi ariko ngiye kugerageza mpite nza hakiri kare ku buryo wenda bwacya ndaho ngaho nanjye mbafashe aho babigereye naraye kwa muganga natashye nka 12:00 12:00 za mu gitondo nibwo nageze mu rugo nkihagera ngiye kuryamaho gatoya Philippe nawe abarahageze nka 1:00 haraza ahurira na Moses barahuriye baje kureba ukuntu meze mu rugo kwa muganga mu rugo iwanjye mu rugo iwanjye Philippe man mbona ko nawe yenda kurira nyine tu nk'umuntu nanjye ndavuga nti bosi ihangane nanjye nihanganye ati bari bakwishe muhungu wanjye ntibari banyishe ariko arambwira ati nyamara rero nubwo batakwishe ariko uhaguma ubuzima niko ikintu cy'ingenzi ibyo batwaye niki icyambi nuko wowe uri muzima ayo magambo pe aragukomeza nk'umuntu wagize ibyago uhita wumva kuri kumwe n'abantu
baje no kugusura bari kuguhumuriza none warambwe nese ni iki nagukorera kano kanya ubwo abajene rero banje n'ubundi ba Moses bona barubangura bari banguriye utubuto n'utuntu two kurya mu rugo nari imeze neza twibanze ahubwo ibintu birahari ahubwo wamereke tukajyana kwitanga ikirego kuri ribu noneho ku buryo hagize ubutabazi bankorera nko kuri bishakisha ibintu kandi ibintu bijya bifata rwose by'abandura bazi kiga tujya gukamera kuri polisi bazanye ibintu bafashwe so ubwo ntabwo atoke tugende shyira modoka ye rwose turagenda kuri ribu ntanga ikirego birarangira baramfotora nyifite ibikomere ubwo iyo bamaze kukwakira bamaze gutanga ikirego ujya bakoreza kuri iriya laboratoire ya Kacyiru ya polisi nayo hariya bayitanga ikimwana Rwanda Forensic Laboratory ubwo kukujyana hariya no kugira ngo barebe koko niba wangiritse koko ubwo anjyanayo barampima bampa ibisubizo rwose kuko n'injoro sigari ryavunitse bankorera ubutabazi bw'ibanze nabo bampa ibyangombwa by'ubyemeza ko nangiritse yizana kuri RIB umuntu wo kuri RIB arambwira ati ibi bintu byonyine nibyo bishobora kuguhesha umutekano iyo ukoresheje ino statement no kwa muganga hano nta muntu wagufunga nta no wakurega na company ibibona koko ko byabaye mu nzira z'impanuka ahubwo ati birarangira arataha nanjye ndataha bukeye bwaho rero nibwo umujene ampamagaye arambwira ati tujye kuhura na Philipita muri iyo minsi isindi minsi yari iciyemo ubwo ambwira ati yego na Philipita twumvikana ubuntu ibikoresho bye byaboneka n'iki ubwo tararenga aho ngaho Moses ari kintu Philipita yari yakubwiye wenda nk'umuntu wari ushinzwe ibikoresho kubaza se mbere y'icyo gihe aho bikigeraho tukiva kwa muganga yarambwira ati merekeza ku kazi turagenda tugera ku kazi arakinga twicara muri ofisi arambwira ati nshaka ibikoresho byanjye kandi tuvanye umuntu tumusize kuri RIB urumva ko twagutaha twese dutuye mu gice cyo haruguru igikoni uyu ngo yatuye mu gice cyo hepfo twarazamutse rero tuhageze kuri ofisi twinjiramo dusanga hari n'abakozi babiri bari gukora muri tekinike twicara muri ofisi aravuga ati nshaka ibikoresho byanjye ndamubwira rero ibikoresho hari umuntu twabihaye fata mikoro neza hari umuntu nabihaye kandi ubyemera wabibuze mu buryo bugaragara dushobora komeza gushakisha icyambere ngiye numvaga dushobora kwizera ubutabera bwacu cyangwa RIB yacu ikabanza igashakisha icyo nicyo cyambere mubwiye nabwo nti icyo cyanze dushobora kureba izindi nzira ibyo bintu bicamo urumva dusohoka muri ofisi twanzuye icyo ngicyo mu minsi 2-3 nibwo yanyihindutse atangira kujya nyandikira ngo nshaka ibikoresho byanjye none nkavuze se ko RIB kiri no gushakisha itari yatubwira ko byanze ushaka ibikoresho byawe biraza kuvahe mu yindi minsi ibintu bihinduka noneho ntacyo mbaza Claude nshaka ko ari wowe uzana ibikoresho byanjye nkavuga nti simbihakana ariko Claude arabyemera nawe ubwe muri iyo minsi nibwo twajyanye na Claude imbere muri office turicara Claude yemera kubyishyura yandika ibaruwa ayitesha agaciro aravuga ati ibaruwa nta kimaze icyo nshaka ni ibikoresho byanjye kandi bishyurwa na Moses tukavuga se niba ari ibikoresho izina ry'uwabikwishyuye niryo rihabwa agaciro muri case cyangwa nuko byishyurwa icyo gihe twese twumvaga bishoboka yuko dushobora gukora tukagenda twishyura ibikoresho iyo proposal turayitanga arayihakana aravuga ngo mbahaye iminsi 3 mu mpe miliyoni 5 cyangwa se ukurikije ayo duhembwa iminsi 3 miliyoni 5 zaba zivuye urumva ni nabwo uwo munsi yabihaye agaciro aravuga ngo ni miliyoni 7,500 hari harimo kamere imwe ishaje bari no kugurisha n'umukiriya turamuzi twese tumuziranyeho nabo baramuzi iyo bareba ikiganiro baramuzi uwagombaga kuyibagurisha bari barayiguze 2019 miliyoni 1 harimo n'inshyashya ya miliyoni 2,600 uziteranyije n'ibikoresho byose birimo ntago byagomba kurenga miliyoni 1 ariko kuko hajemo kuvuga ngo byagiye babaze kamera nshyashya zose ibyo ntago cyari cyo kibazo kugeza twaravuga duti dushaka kugenda dukora twishyura make amafaranga agashira ubuzima bugakomeza ibyo rero nibyo ubwo bwumvikane bwanze arambwira ati ubwo bwumvikane bwanze ngewe nzakora ikindi nshaka ndamubwira nti aho kugira ngo untegeke kwikorera burden y'abantu babiri ndumwe byakabaye byiza rwose hagize undi muntu twunga bigakunda
twagerageje kungwa na boss w'isibo biranga. iki kibazo Jado yakigiyemo kirananirana ntibabizi yamukoraho akamubwira ngo icyo nshaka ni za miliyoni zanjye. ikibazo uciye mu ijambo gatoya uri kumva Jire ngewe nimba ndi umufotozi nkaba n'umukamezi wa The Choice nkibwa ibikoresho wenda n'abantu bakuri iki kiganiro batubwire uko babyumva ngewe ni nyagomba kubaza ibikoresho cyane nk'umuntu wabyibwe sinibaza kuntu Moses mufasha kwishyura ibikoresho ngiye byibwe ari nge bifite ahubwo Moses niwe wari kugira ubumuntu akamfasha kwishyura ibikoresho nambu ariko kese yakuwe kuri Moses yakuwe kuri wowe yakuwe kuri ngewe ishyirwa kuri Moses icyo nibaza rero aho ngaho nta mistake Moses yakoze wenda nko kuba utarasinye ntabyo sanzwe dusinye nabonye umuntu ngo sha ariko abantu barakabya umuntu wagiye ngo gutanga ubuhamya ngo baduhaga ngo misiyo urumva turamusuhuje ngo yaduhaga misiyo ngo tugiye kuri tele ngo none ngo uwo munsi ngo ntiyari yayiduhaye turamusuhuje izo misiyo mwaje kuzishyiraho ryari ko ufatana Fred misiyo ngo baduhaga misiyo urumva noneho mbege sha igitangazamakuru cyacu cyari gikomeye baduhaga ngo misiyo dafu kikorera ku ya misiyo bose mu mikino no kirenze ubwo tuza muri ubwo bwumvikane kugira ngo habeho ubwishyu ngewe mu mutima wanjye nama ni nge wabuze ibikoresho ni nge babyambuye ngiye mbwira Moses ni no Moses kuno bino bintu bimeze reka nandika ibaruwa ngewe mu mazina yanjye ko nemera kwishyura ibi bikoresho nibwe mfite ubwo ngiye nkimara kwandika ibaruwa irangiye ntangize shyira amazina yanjye Sengiyumva Jean Claude na Moses ashyiraho amazina ye dusinye ko Moses ubundi sinzi n'impamvu yagombaga gusinya ku iyo baruwa yanjye ngewe kuko icyo yakoze nta makosa yakoze ko mu bikoresho ese ubundi iyo biza kubura aribo babimpaye byari kugenda gute ko nawe yabimpaga ari Philipita wabigwaye byo byari kugenda gute ese wenda reka mubaze ikibazo n'abadukurikiye batubwire iyo umupolisi wamuhaye imbunda akarasa umuntu barega leta cyangwa barega umupolisi barega leta oya barega umupolisi ku giti cye nibyo rero barega umupolisi kabisa numvaga wati Jalas yakoze nibyo rose kubona gwaye ikintu ukakibura aho ngaho hose icyaha bundi bivugwa gutya mu buryo bworoshye icyaha ni gatozi icyaha rero cyacu ntabwo cyabaye gatozi nta nubwo harezwe Claude harezwe nge cyabaye gashishi mugani wa harezwe Moses ubundi uzana Moses ari kuregwa ahantu we wari kuregwa iyo aba yabigukodesheje we oya suko nkodesha cyangwa kabikodesha umuntu hanze wewe wari gufata ibikoresho ukaza ukabihereza kamemani wa Jalas yego mu buryo bwa maguyi nyine bwo kugira ngo ugire ikintu ukura muri ibyo bikoresho uwo mukameramani wa Jalas rero ntitumuzi akabyibwa birumvikana ko Moses waregwa pe no uretse gato mubwire n'ikindi kintu hari abantu nabonye bavuga ngo twibye ngo kamera ngo ebyiri izo ni comment ndi kuvuga mu biganiro tunakoze sasa rero ukuntu bimera no kuvuga ngo haba hari igikapu kirimo ibikoresho byose iyo umuntu agiye kuri tele aragiterura ntago babika kamera ngo imwe ngo narensi ngo icyo kintu nacyo cyakomeje guteza impagarara bakaba bati gute Moses yahaye umuntu kamera ebyiri kandi agiye kuri tele ari umwe niba bag y'ibikoresho byawe iba ifunze urabizi ko zira bag ziba zimeze mikoro ijyaha ibikapu ndabizi rwose ibikapu by'abanyamakuru abizi ko kiba kimeze kamera ijyaha mikoro ijyaha iyo umuntu ateruye agiye kuri tele ntacyo asiga nose mwagira ngo asige none hawe umuntu mvuga ngo mwarabitekereje ngo maze ngewe cyakubwira ko uwo munsi nabwiye Claude ntibisanzwe ni fata urufunguzo ufata ibikoresho noneho ukingeho tutahe nta nubwo nagiyemo ngo mvuge ngo kuko urumva biba bifunze n'ubundi already ni igikapu umuntu aterura nta kindi kintu biba muri office ni igikapu cyabaga giteretse ako kantu nako kagize clear kuko abantu bibazaga ukuntu wahaye Claude kamera ebyiri ni ukuvuga ngo iba ari set
umuntu aterura seti iriho tripod irimo mikoro ngo ko ari umukameramani ngo kukiramuhaye mikoro none se ko iba mu gikapu ikiba mu gikapu so kuvuga ngo iyo seti yose se niyo yatumye bijya muri icyo giciro yego kuko hagiye seti yuzuye sasa rero yari seti irimo kamera imwe ikiri nshyashya n'indi ishaje ntabwo twari kujya tuzitandukanya rero niyo mpamvu yateruye igikapu n'igikapu barakimwambura nticyagarutse aho ngaho impamvu uri no kubyumva nge cyane rero kuko byumviramo cyane cyane ko ishaje yari no ku isoko yego nuvuga isaha n'isaha yagombaga kuvamo aho ngaho ikatubisa uwo mukiriya yari yabonetse ubundi bayitwaye yari kwishyura umwe wo munsi bayitwara nibwo bari kwitwa so ku bantu mwabanye na Philipita wabareze hamwe mwabanye na Philipita nyiriza mutekereza ko ari iki cyamuteye kubarega kuko mu byo abantu baravuga bati yagerageje ubwumvikane namwe muramunaniza cyane cyane nko kuri Moses arabamutera amabuye bavuga bati Moses yaramunanije amubwira ko atamukorera ngira ngo mu byagiye n'ama speculation yagiye avugwa ngo Philipita yatanze proposal yuko Moses aguma mu kazi akakatwa izo ntuza zose zavuzwe izo speculation no kuva nta buryo bw'ubwumvikane nitwe twabisabaga kuko ngiye naricaraga nkavuga nti n'ubundi ntuwendi mu kazi nibiwe mu kazi aho kugira ngo njye guhiga amafaranga handi yo kwishyura ese nagumye mu kazi mukajyamo nkata amafaranga makeya ashoboka nyine ajyanye n'ubwishyu nyine tu bari kumva biranga ubwo busabe bwacu ese uziko twageza turavuga ngo reka dukora imyaka 2 tudahembwa bigeraho bwanyu arabyanga nitwe se ubwo twanze kumvikana ni hatari pe ntago ari twe twanze kumvikana ubwo nyine nanjye najyaga navuga nzabaza Moses by'ukuri cyangwa se Claude niba koko barananije Philipita kugira ngo agere gufata umwanzuro avuga ati aba bantu bansuzuguye kuko icyo kintu abantu benshi bakise muravuga ati Philipita yabonye ko wakerenceje ibye wabiciye amazi utabishaka cyane cyane kuri Moses kuko nka Claude ukuntu nyine umva still kubera ukuntu ikirego cyagiye bumvaga ari umuntu ku ruhande ariko Moses cyane abantu bakamubreminga bavuga bati birasa nkaho wananije Philipita none seji reka nkubaze nubwo reka mvugire Moses muri ubu buryo uri kumva Moses twese nta muntu abavuga ko twataye akazi ariko ntago twataye akazi kuko ngiyewe kuri muri sande maze koroherwa nyine numva na muri sande choice numva najya gufotora nka na kamera ngiye nagiye mu kazi rwose nyuma yo gukubitwa muri ubwo buryo ndaza ngera mu kazi muri sande choice rwose ari nijoro nabasuhuza tumeze ute se umuhungu timeze fresh maze koroherwa navuga narinje no mu kazi ubwo bari kumusetinga muri studio nyine noneho ngewe hari indi kamera kuko mu kameramani we yageraga ibikoresho bye twari batatu bose akagira ibikoresho bye n'akagira ibikoresho bye yajya gutwara agatura cya gikapu cy'akagenda noneho ngiye gufata kamera ngo nkore arambwira ati wapi baburetse tibuburetse tibura aho ngaho nta ribi runaka arabikora ndavuga noneho mbe nitaye ngo nta kibazo ko ngewe n'ubundi kwicara mu kazi ntari gukora ntajya kugera no boss akubwiye gutyo ntabwo uba wanze akazi abaguhagaritse mu kazi ngo rero nditahira uyu nawe numva ko wenda we asigaye mu kazi ubwo na Moses atubwire ko bakomeje kumubona asohoka ku mafishe y'ibiganiro atabirimo mbese bimeze nk'aho ari umuntu ugifatwa nk'umukozi ariko utarimo ngewe impamvu wenda ngo nasohoka kuri afishe kuko abazikora nabajije ambwira bati yatubwiye ko tutagukura kuri afishe arumva ati yatubwiye ko tutagukura kuri afishe ati nibyo bihari andi makuru akangera ati ashaka kuzakurega ko ataye akazi ikabimwe mu nzira kabimwe mu mpamvu iki kiganiro kiba kirimo Philipita na Moses ntahagaragare nk'umuntu wagasibye yego so ariko we mu mutima we arabizi ko ntari impari ntagombaga no kwagaruka kuko ngiye ubwe yaramamagara ku cyumwe arambwira ngo imashini usigaranye akazi ndayishaka hano ku kazi byari birangiye iyo mashini ngewe niza accounting nayo mudekararira
niyo kampani mbona hari abantu ngo bayivugire uyu munsi ngo barimo abanditse ku rupapuro rwa radi barabizi ko mbazi iyo yabareze mu izina ryayo arabanditseho kuko kampani igira abantu bayifunguye managing director arabizi ko izo kopi zose nziza sibyo rero nyuma naje kumva ngo sinzi ngo kanaka ngo yavuze ngo kampani yacu ngiri guhomba ngo biki ntabwo ariko iyo kampani y'umuntu umwe yaje kugira abamambure nyuma byagenze gute ibyo sina nabitinda ariko nkibaza none se ko yavuze ngo nataye akazi ngo naramusuzuguye umuntu yakorana n'undi ku ngufu ahubwo se baragusabye urabyana umuntu umubwiye uti zanira kamera umukameramani wawe wamubwiye uti kamera yanjye ndayishaka akayikuzanira aricyo gikoresho yarasigaranye mu by'ukuri wasigara uvuga ngo ari mu kazi azagakoresha iki se noneho ubike ko ibintu byacu ni itangazamakuru dukorana kubera ko turi muri mood imwe abantu babiri bajya kuri set kuko bari muri mood imwe bakora ikiganiro cy'imyidagaduro kuko bari kwimvanamo ko bashobora gutebya ko bishobora kugenda gute niba mudahuje mudu ntabwo mushobora gukora Moze bitari ibanga mwavuze ko hari igihe cyageze musaba ko mwakora imyaka 2 mutishyurwa bitari ibanga kuri the choice kugira ngo abantu bumve ubushake bari mufite kugira ngo mwishyure ibikoresho bya Philipita byari byibwe hari na statement yuko wenda ari biri kubishakisha nshaka kubaza mwahembwaga amafaranga angana iki ku buryo ki nyinde mwavuze teka duhare ibi ukukubaho kwacu twereke Philipita ko dufite ubushake bwo kwishyura ikindi kibazo uri busubize wenda na ngenza abazo kugisubiza Philipita muganira igeze yumva ko ibikoresho biramutse bibonetse ko yabyakira cyangwa akomeje gutsimbara ku kubona amafaranga kuruta uko yabona ibikoresho kuko ibintu ni bibiri hari ibikoresho n'amafaranga uyu munsi ribu ivuze ati ibikoresho byanyu birabonetse cyangwa icyo gihe ivuga ngo ibikoresho byibwe birabonetse Philipita ari kwemera kwakira ibikoresho uko bibonetse cyangwa ari gukomeza avuga ngo ngiye nshaka amafaranga miliyoni 7 cyangwa nkuko wabigaragaje 7.5 okay icyo twari twahaze wenda sinza kuvuga ngo twahembwaga yangaya ariko si menshi sina makeya mu by'ukuri kuko atumye tubaho ubuzima butari bubi cyane ntidusaba gusa twari twahaze ikintu gikomeye bura umuntu niyo yabahembwe 100 cyangwa 50 cyangwa 80 akabikurekera 100% akavuga ngo nzashaka ubundi buryo nishyura inzu nzashaka kandi nkora ngukorere twari twahaze ikintu kinini cyane nicyo nashaka kumvisha ko nagaciro gakomeye ntago ari amount nyinshi cyane kuko hari umuntu gutekereza ko yari na amount nyinshi mu by'ukuri icyo gitangazamakuru twakoreraga ni gishyashya sibyo ntago cyari gitangiye tukiduhemba nka bya bindi bimaze imyaka ni cy'umunyarwanda unashaka ko tumuha miliyoni 7,500 aho kugira ngo tumuhe ibikoresho kubera yuko ibikoresho iyaza kuba ari byo ashaka yari gushyiraho agaciro bifite nzira bityo kintu cyumvisha ushaka ibikoresho bya miliyoni 4 cyangwa 5 nibyo wasaba ariko iyo ushaka amafaranga hari n'igihe usaba menshi kandi ni nako byagenze ibyo nta n'ikibazo turanamushimira ko ngo yadushyiremo imiyaga ngakishyure miliyoni 1,500 ngo direct kuri konti ya company mu bwumvikane nk'umubosi wayo nk'umubosi nawe ngo ni igihombo yagize turagushimiye rwose aho uri nta kuntu atagize miliyoni 1,500 n'amafaranga menshi cyane gusa icyo nakubwira nuko twebwe ntago twigeze tumunaniza muri situation kuva itangiye kugira indirangiye na nyuma rwose nyuma yaje gucisha undi muntu wari wagiye gutanga statement avuga ngo yampaga mission ngo na Claude ngo none ngo twari twagiye ngo mu kazi ngo tutasabye mission akeneye password ya company ngo badekarare imisoro kuko ari nge wari uzizi yanga kubimbwira direct ancisha kundi muntu ndayimuha kugira ngo mve ko nta kibazo mfitanye niyo chat yanjye yanyuma mfitanye na nanze kuyiha wa wundi ndabantu ubwo wohereje uyu wamwohereje kugira ngo ayinsabe reka noneho nyihe boss mwenyewe nta kibazo ngiye nagiranye nawe na kimwe
ikibazo cyabaye ni gute ushaka gupointinga umuntu umwe muri babiri bahari mu kibazo mu gihe twe tukemera. Ni nabyo byabaye kurinda tugeze mu rukiko. Baravuga bati so bihuriye hese no kuba yarafashe Claude nk'umuntu atazi. No kuvuga ngo yumvaga ko Moses ari we muntu ushobora kubona ayo mafaranga. Ntago ariko mbitekereza, kuko ibyo ntunze ntago yari abizi. Ko mu materi mamwe namwe numvishe yagiye akoresha ku nkuru numvise hari ukuntu yafataga Claude nk'umuntu mu marine. Donc ayibobo bivuge gutyo. Nizere kuhibereye nari kuguhimbira. Nashaka ari nshaka wowe navuga ko hari ntamuzi, sibyo? Ari naho case yagiye ikomerera. Se kuki turi babiri twese tukaba tubyemeranya, ariko wowe gahitamo umuntu umwe na amahitamo ye guhitamo umuntu ashaka. Ariko nanone wibuke yuko mu byagaragaraga muri izo stages zose yari bigitangira yari yagaragaje yuko adashaka Claude mu kibazo. Ntago rero yari kuzabihindura kuko narega ntago yareze Claude. Kandi nakubwiye ko twanganyaga stati mu kazi, twese twari abakozi banganya stati, kuko noneho mu cameraman agira n'inshingano zo kurinda igikoresho nyuma yo kukimuhaye akakigarura uko wakimuhaye. Ntabwo nari kuba bodyguard wa Claude ngo ahantu hose azajya gukamera nge muherekeza kugira ngo ndiye kwikoresho biza kugaruka amahoro. Byumvikanye niba yaranabitunze akanabibana nabyo ni ubushake bwe yabonye nyine n'ubushake. avuga ati ko wenda bashaka nta kibazo so ikintu kindi kinteye amatsiko rero kuri no case ruko biri byinshi, ariko talent factory donc ni ikintu cyakomeje kuvuga ati Philip yareze mu izina rye igihe kiragira ahindura mu izina rya company. Nganira na Big Man yarambwiye ati ari uwambwiye ko ari uburyo bwo kugira ngo ikirego kigira imbaraga ko yurezwe mu izina rya company biba ari ibindi kurusha uko yaba ari umuntu ku giti cye. Nibyo kuri mwebwe mwenda mwavuganye n'abanyamategeko banyu icyo kintu hari izindi ngaruka byari kubateza. Ese koko niki cyabiteye? Ni ukubera wenda icyo kintu yakubwiraga ati hari ibihombo biri kuba muri company, cyangwa nuko yashaka kubarega mu izina rya company kugira bikomere? Hari n'ikintu ugeze kuvuga nijoro ni ku Isimbi TV ngira ngo wakivuze uvuti hari naho yavuze ati nagumemo uwo muhungu. Yego niko byagenze, ariko twebwe twari twarumvikanye na Philip akazi, ntabwo twe twarumvikanye na Talent Factory. Nyuma ubwo yabaye Talent Factory hani shimwe ko hari ibyo Talent Factory ubwo nayo izatugomba kuduha. Sibyo se yabaye Talent Factory se dufitanye ikibazo. Turayishimira cyane ko yaje kuduha akazi Talent Factory nubwo atari yo twari twavuganye. Yarakoze kuduha akazi. Ubu mwakoreye company mutazi. Ariko ni byiza we witonde ni byiza Jara. Ni byiza gukorera company udakorera umuntu ku giti cye. Nawe yaratureze afite ukuntu yateguye ikirego cye kandi neza rwose n'umumetere w'umuhanga cyane. Njewe ikirego cyose naragisomye n'abarimo bose abatanga mwarakoze gutanga ubuhamya bwiza. Ahubwo turi kwibaza ngo company nziza umuntu waduhaga misiyo kubatanze ubuhamya bwiza yarakoze waduhaga misiyo we turamushimira. Ariko akaruka misiyo ataragaragaye neza. Moze akoze kuba waje uteze mu mafaranga yawe umuntu akakubwira ejo ukazumva umuntu uvuga ngo ninjye wari wamuteye. Iko Moze nimugora ku Isimbi TV wavuze ko The Choice na Isibo byari ibigo bibiri bitandukanye cyangwa zari company bigitangira za nkaho mbega zifite imikoranire. Epui mu kirego hazamo Talent Factory. Wenda mu makuru mwabashije gukurura iyo Talent Factory hari aho ihurira n'imirimo mwakoraga yabahuzaga na Philip kuko ibikoresho byibwe mwagiye cameraman agiye mu kazi ka The Choice inyamirambo bivuye ku Isibo TV. N'ibyangombwa mufite mwatweretse ni ibya Isibo TV ifitanye imikoranire na Philip mu kiganiro The Choice cyangwa Philip iyo zagara rero reka tuyikureho. Iyo zagara ubundi no kuvuga ngo Isibo ni ikigo kinini gifite abantu bagiye bafatamo ibiganiro bafite amakampani yabo.
iyo company rero yitwa Talent Factory niyo ngimanaginga The Choice Live. Sinzi niba icyo kintu kucyumva. The Choice Live ni nk'agashami kamwe mu tugize Talent Factory, kuko muri Talent Factory habamo The Choice, hakabamo na Philipite. Nabyo ndagira ngo uze kubisobanukirwa. Hari amakampa kuko hari amasoko yakora ku giti yakora yo kwamamaza, akaba yaca muri ya company ya Talent Factory ariko ntagira umuntu uryaho. Hakaba n'ibyo The Choice yinjiza, noneho bikaza muri niho haziyemo Zagara, ariko mu by'ukuri Isibo ni ikindi kigo kinini, noneho ahubwo kiri na controlora, kuko The Choice ntabwo igira televiziyo, igira airtime, igira umwanya wo gucishamo ibintu byayo. Yego. Yarangiza ikikomereza ikajya gushaka ubuzima kuri YouTube n'ahandi. Nicyo rero n'ubundi najya ngusobanurire, ntago twe tunaregwa n'Isibo. Isibo nta kibazo dufite. Ubwo hari ikibazo ngeze ngo company ikora uko nguko muri ya masezerano mwasinye ko Philipita yishyuye $1.5 nkuko namwe yabasabye ingwate, hari borudoro yaberetse, kuko ibintu usobanuye nimba uvuze ngo ngewe ndi CEO n'urugero wa 10 to 10 TV nkuko Jalas wenda ari owner wa Jalas Official, ariko hari ibintu bikorwa mu izina rya Talent Factory cyangwa Prito 10 to 10 TV 10 to 10 TV n'abayigize batagira uruhare na rumwe babonaho, batagira inyungu bakuramo. Hakaba n'ibindi bikorwa nyine mu izina rya 10 to 10 TV, abari kuri 10 to 10 TV bakabona inyungu. Ko Philipite yavuze ngo hari $1.5 yishyuye, mukerekana ingwate nka boss wa nyine nk'umuntu imbere ngo bafashije. Hari ikintu nshaka ko kiba clair wenda nimba cyarabayeho. Hari borudoro yaberetse cyangwa n'ibya bindi ngo ndi muri position yo gutegeka ibyo mvuze ni ihame ariko biri mu cyoko. Donc abaye urumva, kuko nubundi yishyura company abereye umuyoboza na managinga, yayakura mu mufuka we buryo akashyira mu bumoso, twe ngibitureba yayakura kuri impamvu bitatureba se mu masezerano yacu twebwe avuga yuko ahise abikora direct. Okay. Urumva rero uburyo abikozemo ntabwo burimo, ariko abikoze direct ngo yashyize kuri account ni uyibikuzaho. Ntitwanasaba historique yayo, nitunishyura izi $1,000,000 twebwe tuzajya tumushyira borudero. Urukumva twe ntabwo twasaba ni borudero tuzajya dutanga tugaragaze kwa noteri cyangwa mu buyobozi ko twishyuye. Reka tujye no kuri icyo kintu nyirizina ubundi kijyanye no kwishyura, kuko ni ikintu n'ubundi ntekereza ko mukeneye no gusangiza n'abantu. By'umwihariko nka Moses afite abantu benshi bamukurikirana, wenda na Claude bya byose yisanze mu kibazo kuko ari na wenda cyaturutseho, ariko numvisemo ibintu bya ingwate, ariko mu byo Moses yasobanuye ati yari yadoye imyaka 2 arayigabanya, igihe cyo kwishyura kigira gito. Byatewe n'iki? Njyewe nari muri gereza, ariko amakuru nabwiwe yego nuko ngo bwakeye yari yemeye imyaka 2, yemera ko tumuha $125 ku kwezi buri wese muri twe babiri, kaba $250 mu myaka 2, ubwo zikaba $6,000,000. Birangira yisubiye. Urumva birangira avuze ngo yagishije ngo inama ngo umujyanama we nyine yarafite ukuntu muri case avuga ngo giye kubaza ngo cyangwa mpiminota 30 akagaruka yabihinduye. Ni uburenganzira bwe kugira ubwenge bukonsilita, bunabaza rwose, ibyo nta kibazo. Ariko twe ntitwamenye impamvu ashaka igihe gito cyane, ubwo wenda nuko ashaka gutunga zira miliyoni vuba vuba. Icyo nge natekereje kugira ngo ibikoresho bye bibanguke rwose yongera asubire mu kazi, kwavuga ko ngo ibihombo byose afite ngo ari twe twabiteje. Nkibaza nti niba twaratumye views zigabanuka mu bitubabariye abadukurikiye, ariko ntabwo ari twe, sibyo? Mu by'ukuri rero ubwo wenda izo miliyoni zishobora kuza zigafasha muri bya bihombo ari kugira. Noneho se ko nanjye ku makuru makeya cyane, ntabwo nacaza abantu ntafite amakuru, natohoje namenye ko Philipita yamenye ko cyangwa ingwate mwamuhaye yayishimiye. Yarayishimiye cyane. Ni nayo mpamvu yahise avuga ati bibaye byiza batsindwa
bazibura zino miliyoni nkateza cyangwa nkajya kuyibamo. nicyo ngicyo nashakaga urumva ntabwo kimwe mu mpamvu zatumye umusaza agabanya yego twarishimye cyane twavuga ati bayabure uzise Jara reka nkubwire umuntu watwishingiye afite ahantu heza Muhanga harimo ikibanza cyiza n'inzu nziza tagira ngo ni ikibanza gusa yego izo miliyoni 6 Muhanga Philipita ntiyahanga none miliyoni 6 avuga kuba inshuro zirenze ayo mafaranga 3 cyangwa sibyo ubundi singwate umuntu ntiyemereye kuyigurisha mbere akishyura ideni nk'ubu nkawe tuvuga igihe kigeze ntabwo yemereye kuyigurisha twebwe keretse twananiwe nyine ndavuga nk'igihe kigeze ubona igihe cyenda kwegera ntiwemereye kuba wayigurisha amafaranga ukuyemo ukishyuramo ideni runaka ugasigara impamvu ntazagera kuri urwo rwego ni uko uhari baza kumva ku mafaranga aho ngaho ahubwo ninjye si ubu yaguye nyine aba baraha yego njye ntayo nabona njye na Yves ayo twabaha n'ubundi Philipita yabasubizayo ariko agomba kuvuga ngo amafaranga ni makeya iyo uzaduha 10,000 kuri mikrofone wenda yabuze hazaba haburaho 20 cyangwa 30 ifate neza iyo ngiyo itarabura irahenda ndabizi ko zihendeze so uzaduha 5,000 hari icyo zabagabanyije buri wese rero ashobora gufasha kuko nta mafaranga makeya ashobora kuba muri kesi yacu kesi yacu ubaze neza buri kwezi dusabwa 500 turi babizi ubwo nyine muri mu gihe Claude yaba yagize umutima ufasha kuko nta hantu yasinye uri kubyumva ni 5,000 ngomba gutanga nukuba amezi 3 bikaba miliyoni amezi 6 ni miliyoni 3 mu mwaka akaba yegukanye miliyoni 6 kuri konti tukamuha borudero akasubiza ingwate y'abandi gusa ntago Imana izabikunda oya ndahamya ko ibintu n'abantu ni nayo mpamvu Jara wenda reka nguce mu ijambo ni nayo mpamvu twasohotse turi hanze nuko iyo procedure yose yabayeho nubwo yekererewe tukamaramo iminsi 16 ariko nta yindi mpamvu itumye turaho iyo hataboneka ingwate iyo hataboneka yuko yandika ibaruwa yuko yishimiye ubwishya azabona ntabwo twari kuba turaho uyu munsi ni kwa mbere ni kwa kabiri abagimageragere bari kuba tumanukanye nabo reka sinzi nimba Jalas niyo ikiganiro sinzi nimba tuganye ku musozo ariko hari ikibazo abantu benshi bari kwibaza nanjye ndi kwibaza ikirego cyanyu cyarasubitswe mu rukiko ariko RIB mu nshingano mwayihaye harimo ko yashakisha ibikoresho byibwe uyu munsi cyo kintu wanashaka ko nko mutekerezaho ibikoresho bibonetse bya Philipita byibwe kuko urabizi RIB yonyine iri mu cyo gushakisha shaka gufata abashoboka ati ibikoresho ni by'uyu muntu byibwe zitariki mu buhanga bwabo akaka ibikoresho ari byayo ni byibwe in that case byagenda gute muri iyo kesi musa dufite abametero batwunganira mu mategeko babahanga cyane Metere Irene tunamushimire cyane na Metere Jemu ni abantu bemeye tugitangira kesi Metere Irene kugira ngo abantu benshi baramuza akunda kuburana yaratwitangiye imbere ya procureur na Philipita arabango ndeka nsinye ntanga inzu yanjye abahungu bataye ibyo ngibyo ntibyakunzwe jakubwira ko ibi bintu byagiye biba utaranarenga kuri ako kantu uko numvise ko Metere yarimo hagati nk'umuhuza nibyo yari Metere wa The Choice ari na Metere wanyu yari Metere wa The Choice nuko ngo ni Metere w'isibo kandi sibo nta kibazo dufitanye ni Metere ruburana n'izindi twebwe yadufashe yamfasha nk'umukiriya ko twamenyanye kera na mbere y'ibyo byose ko biba yagombaga kunyunganira ni nayo mpamvu yaje aranyitangira avuga ngo ku munsi wa mbere twafunze turayemo rimwe gusa ariko ngo reka nanga inzu yanjye abahungu mureke bataye
ntibyakunze. Philipita yabayibamba icyo gihe muyishyire miliyoni enye dutahe umushinja akimara kwemera ko atanze inzu ye nyine ngo dutahe n'ubundi umushinja yahise ariko se ubundi ngwire ubundi ko amafaranga uyafite ubundi ngo wakishyura miliyoni enye ngo ngo bagataha kandi ngende kuguha ingwate miliyoni enye ni sendi urumva habayemo kugenda tudireyinga icyo rero yarabashije abametere bacu aho ngaho noneho ntiyareza avuga ibikoresho se tugize amahirwe bikaboneka ubutabera bw'u Rwanda bukora neza cyane bwakubahiriza ngo igikapu cyari gishaje uzagitwara uko kimeze igikapu cyari gishaje se ninjye wagiheka yagitwara uko kimeze nibyo wenda nkuko n'ubundi Yves yarabikomoje yaravuze ati ndi gusoza nanjye ndi kugenda nsoza abanyarwanda by'umwihariko cyangwa se abumva ikinyarwanda abadukurikiye ababakunda n'abantu muri rusange ntabwo ari ngombwa ababakunda abadukurikiye bari kureba iki kiganiro hari abantu bashobora kuvuga bati Philipita yagombaga kubishyuza wenda atyo kuko wenda mwari kubikerensa nk'abantu mwabanye imikoranire ya kijama hari igihe izamo ikintu cyo kuvuga ati ntaribi uriya ni umuji ni kimwe ababwira icyo nababwira ni uko hari abantu benshi nabanye bavuga ngo nanjye sinagohereza nibyo rwose nibyo nta nubwo twigeze tubihakana iyo tuza kuba dushaka kurigisa ibi bintu ntabwo twari kwemera yuko byageze mu maboko yacu yego kuko nta kamera yadufasha muri gereza bigisha kuburana pe si byose rwose nta kamera yadufashe nta n'amafoto twari kuvuga ko bitageze mu maboko yacu ariko twe turi abanyakuri twemeye yuko nabimuhaye nawe arabyemera ko yabihawe ntabwo yigeze ahakana ko ibyo bintu yabihawe uvuga rero ko n'ubundi twavuga ngo byarashobokaga ko buri umwe yakwihakana undi cyane byanashobokaga ko mvuga ko ntabimuhaye urugi ntirwapfuye nta kamera yamfashe bakaza umutangabuhamya kavuga nti urakingura nanjye ngakingura numva bari kudufunga nk'iminsi ngahe nta kimenyetso cy'umuntu wemera hagati yacu ariko kuko twabyemeye uko tutarabo ngabo uyu munsi yatugaragaje ko wari uwundi muntu turanamushimira yaratuzamuye niko avuga kandi twarazamutse pe ariko nta muntu umwe waheka undi ku mugongo cyane ikindi kandi ntago yatuzamuraga ari abana bo muri materineri ateruye ntabwo twari mu mugongo kuko Claude yari azi gukamera azi no kweditinga niyo mpamvu yahawe akazi iyo nza kuba ntazi kuvuga nca amarenga sinzi ko nari kuba nkora hariya mbaye nca n'amarenga ntabwo nari gushyirwa muri porogaramu isaba umunwa nari gushyirwa hamwe hasi haba abantu bakoresha abasemura sibyo muri make si favor yabagiriye ntabwo ari favor uretse ko nta niyo twashakaga kuko ntabwo umuntu abayeho kuri favor y'undi muntu tubayeho kuri favor y'Imana gusa y'Uwiteka kabisa urumva rero abavuga gutyo bafite uburenganzira bwo kwivugira nabonye hari abantu nka babiri bahinduye amazina batera comment ku biganiro byose na hano baraza mutere comment muvuge mutizo nyana y'imbwa zishyuzwe rwose nta kibazo erega tuzanishyura umva ikintu kimwe giye kwishyuzwa cyangwa se kwishyuzwa ntago ari ikibazo hari amakomite nange nigiye nsoba mu biganiro byatambutse Moses yakoze tunabigire clear Philipita ntago twifuza ko ahomba ibikoresho bye kuko ni ibikoresho yaguze ni imari ye yari yamukoreraga akazi nk'umuntu wese nanjye nawe uri kutureba nawe Jire ntago wakishimira guhomba ibikoresho byawe byose byabuze ahubwo ngiye ikibazo kirimo ni kimwe ibikoresho byabuze twari tubikoresheje imyaka 3 ibyo bikoresho yewe niyo kamera irimo yari yagurishwa amafaranga 500 bivuze ngo ubwo niyo yindi iyo yiha agaciro nako ntago yari kujya hasi ya miliyoni 2 yego ubwo zikabe 2,500 ukazi yo kuko igikoresho kiri ukazi yo kiba cyamaze niba twarabiguza ari bishyashya miliyoni 4 tubikoranye imyaka 3 aryo ugiye kubyishyura we wagabanya hanga wabyishyura 6 ibikoresho twabiguze nyari bishyashya tubikoresheje imyaka 3 ugiye kutwishyuza utwishyuje 7,500 so nk'abantu nk'ikintu giye ari gukora cyiza nk'umubyeyi nk'umuntu watuzamuye wadufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi yari kwicara akavuga ati abasaza dukoranye imyaka 3 Claude ngepe
ye Philipita nanamushimire abyumve kandi ntago ari uburyarya cyewe yaramfashije wowe twatarangiranye akazi twakoranye bwa mbere ko dukwana na Philipita turabizi ubuzima nari mbayemo bwarahindutse ewana yampaga amafaranga pe ntakemuza ibibazo byanjye yewe n'iterambere ryanjye hahandi njye nafataga nabaga afite nka projet nkubwa nti rero boss nkeneye 500,000 cyangwa se miliyoni nta mafaranga 500,000 ujye ubinkata ku kwezi nikorere kano kantu yarayampaga urumva ko umuntu mubanye gutyo ntago mubanye nabi ngenda mushimira pe yarakoze noneho ikosa ryabayemo cyangwa se nani maru kwibeshya yari kwicara akavuga ati nibwe ibikoresho bihwanye na miliyoni enye murabizi kuko nitwe twabiguze si ubigura naga ari umutekesi naga abaza uko bikora bo tubikoresheje imyaka 3 kandi kubera ko ibintu byabayeho nk'impanuka n'ibyago mwagize waranabibonye waransuye kwa muganga warankemuriye ukanjyana unde purasa kuko uzi ko ntabasha kugenda kuko uzi ko navunitse ukigomwe sase yawe n'umwanya wawe yari kuvuga ati bo reka tubiha agaciro yari kuvuga ati reka ibikoresho tubiha agaciro kizemo umuntu akavuga ati byarenye reka tubihe wenda 3 cyangwa se 2 we nubwo yabihe 3 ntago wavuga ngo ni 7,500 kandi nawe uzi ukuri ko twabiguze miliyoni enye so ikindi ntago kifuza gutakaza akazi ayo mafaranga twari kuyishyura turi no mu kazi n'ubundi kuko nta wendaga kugena kwezi kwa tukikarimo cyane urumva ndira abantu bavuga ngo kwishyuza kwa Philipita ngo nta kibazo ngo niyishyuze ntabwo agomba guhomba kuko ntabwo agombaga guhomba ariko uburyo yishyujemo nibwo butari kiriya nk'abantu bari bakoranye imyaka 3 no kuvuga ngo bibaye byiza babafunga bikahwanira murumva ko ikibazo cyari kitabikira amafaranga noneho ako kajemo se yaravuze bigahwaniramo noneho byagize usanga kwishyura ntiyabishaka ariko moze mubare nange ngiye kubaza ikibazo nkurikije kuntu kese yagenze ari nge kese yabayeho ushobora kufite ikindi kibazo na Philipita biri paso pe kuko mwe mukuri iki kiganiro mu byumve nimba nge narakwitwe nkambura ibikoresho sinibaza impamvu haregwa Moses na nubu nturabimenya ntago ndabimenya kandi ngiye ndi kwandika ibaruwa nemera ko ngiye kwishyura amafaranga y'ibyo bikoresho ibaruwa nayandika amazina yanjye ikangwa igacibwa ubwo se mwapfuye niko Moses tutaje gukibazo na Philipita nana ya Philipita wacembye sha oya uzi impamvu se mvuga ko nta kibazo twari dufitanye wenda uretse ko umuntu yagerana n'undi kibazo ntanabimenye komera nshuti yanjye umuntu ashobora kujyana n'undi kibazo ntabimenye ya kamera ndabizi rero icyo nandi kuvuga nuko urambaje TS hari ikindi kibazo mwari mufitanye nkimenyo ubwo numvisha amagambo umuntu avuga ndabana wenda kirahari hazamo kuvuga ngo umuntu yaransuzuguye ngewe igihe bivuga ko namusuzuguye ni muri Sangwa Award Canal Olympic nagiye nko mutumirwa nsanga abantu babiri we na Irene baje kwa tending event nabo baruzanya abahanzi nawe umwe n'umuhanzi undi yazanya abahanzi yaje gutwara award mpageze nari maze ibyumweru sinkabibiswe tumaze tudakora cya bitatu mpageze ndicara inyuma ntange ndavuga ni ubwa mbere ngiye muri event ntari gukoreka ndicara inyuma umaze igihe mugakonje nyura na Irene yarancuje arambwira ati narinzi kufunze umaze ibyumweru bibiri amubwira nti ndahari ati humura bizagenda neza urumva Irene arambwira ati humura bizagenda neza nta kibazo na kimwe ubwo numvaga mpageze nyuma y'iminota 30 uwagombaga gukora abashyizemo icupa iyo nkuru nuko yagenze wari bukora uwo munsi yaratamiye oya buretse se nkomeze umunyamakuru abaratamiye abanyamakuru ba The Choice turabazi ubwo watamiye baba barasha yatamira managing niyo boss barambwira bati Mose baturakora uri data yankoze ati fata mikro tibaze ba junior tibaze babamenya ati nese bigenze gute nge naje muri event ntiwari uzi kunsanga hitwahanye gahunda ndakora gute ko iryo jambo ryasubiriyemo mama wanjye ngo naramusuzuguye ngo naravuze ngo singikorana nawe none se nari nagiye mu kazi koko
nose ntibyari byo hari ubwo mwe gikorana nta nubwo twari tugikorana nkiyaza se umuntu yakorana n'undi ku ngufu hakaza mutundi ngo waragiye ngo wakira abahanzi ngo kuri televiziyo nkora aho nkora kuri televiziyo sinkora ikiganiro cy'ubuhinzi ngo ndeke ngo nje nakira abahinzi borozi mbese wabaye mu competitor ujya no mu masaha amwe naye nakabaye njya mu yaheze ko nari program manager wa televiziyo nese ni amasaha muri make washatse guhangana kwanza televiziyo wazanye ihangano ryeruye se gute niba ngize amahirwe nkabana n'umuntu neza nkamutumira akaza cyambere washinze YouTube channel yawe ugitandukana nawe nagombaga kuhita njya guhinga se ndi umunyamakuru ari kugira ngo apese sinagiye gushaka akazi kuri Taranzi yashaka kuba dafu byibuze komba dafu yes ntago nzaba icyo mushaka nzaba icyo nshaka n'ikimana ishaka neza sibyo ntago umuntu ari icyo ndashaka sibyo ngewe niba ntakaje akazi uwanyuze no muri university birakomeye ntabwo nkirwanaho nkagera ngeza gushaka ubuzima nkegera inshuti nkakwegera nkakubaza ni YouTube bimeze gute ukangira inama urabizi zo wangira urabizi pizi zo yangira urabizi amajoro twaraye umuntu akakugira inama ukajya mu kazi ugashakisha ngo ubone ibyo 100 byawe cyangwa 200 cyangwa 300 tushyura inzu ejo nkumva nicyo cyabaye ikibazo kuko icyo kibazo nagisanzeyo jewe nitaba umuntu arambwira ati ngo ariko ngo bikoresha umwara bitwaye ngo mushinga za televiziyo ntigiye si izuba ni yanjye mo connect yo si TV ni televiziyo ya ese views 300 ndeba Moses wagiye urakaza ura musaza ubu nawe uzagenda ugiye flash nanjye zateza ubwega utiye tuvugisha umuntu afite subscribe 500 ufite igihumbi ariko Moses wabaye ko ibintu byose bikomera ese nkubaza wari uzi ko email yagufungisha birakomeye no uzi ikintu gikomeye se Jara ese yakunda kumbwira akantu ngo ni email iriya email koko abanyarwanda bose ko bafite email twigeze ari campaign igeze kuba yitwa Yafungishije bakiriye abaturage email mu cyaro n'abandi rwose tuvuga ati mwese muze mukoresha ikoranabuhanga iza kubimenya nk'icyo gihe wari kuba warashinze na channel ugajya ukora email ukora na subscribe ariko icyo nashaka kukubwira Jalas burya tujye tureka ubu tuguhaye YouTube yose tukaguha Jalas official gusa urero wahaza isoko rwo mu cyo mu Rwanda wenyine utese ariko ngo umuntu ngakora ngo ikiganiro ngo amasaha amwe n'ayabo mazisi aya byo nta sense ahubwo reka tugiraho dusoreza nabonye Claude yakuzaniye gift iyi gift wamuzaniye ni iki iyi ni gift ngo yazaniye Moses umusaza rero reka mbabwire ibyisa isa mu by'ukuri urumva isa umuvandimwe twari dufunganywe wayimaye uretse gato yamvuye ubu se Claude ko yayikuzaniye nuko ugira usubireyo amumanuye magerage yo urumva twararanaga noneho arayifata yaje yambaye aravuga ati reka nishyire mu gikapu kugira ngo nyikuremo nyisige hanze arayimpa rero Claude ko yatangiye igikapu cyanjye ubu ngubu yayibonye agira ngo ni yanjye ariko mu by'ukuri ni umuvandimwe oya iyo nayo ni arishive kuyibika mu rugo ujye uyireba ubonemo zanyamba mu buroko Kicukiro aze byiyorera buroko buraryana wa mujene ayishyira gasongo ajye yirebera reka dusoze ninjiye mu buzima bw'abafasi mwambwira byinshi cyane umusari kureka mubwire bwa mbere Claude yanone kurya imungure wabivuzeho ako nanjye mu mbere yari yaraniwe kwiyakira cyari yaraniwe kwiyakira ako yatawe muri yombi nyuma yawe twagezemo wowe wari wamenyereye namenyereye bayize matumuto none uzi ikindi kizu kireze wumvaga ubuzima burangiye Claude yaraniwe kwiyakira narinzi ko bampura umusatsi bakajya bavuga ngo narinjiye ngishkevin Share wana basareka mbashimire rero ubwo ibisigaye wenda ngewe ntago navuga ngo mfite ibya mirenge ariko sinzabura guparticipa n'ubundi kuko ni kubaho n'ukubana nyine kubaho n'ukubana ni umwaka ntago navuga ngo ejo bundi nzahita mbikora uko ariko nabandi wese nabadukurikiye uzabona uburyo mwavuze uti na 5 byakora na 2
n'igihumbi no kumuha mituyu agahamagara fanda akamushimira ko yamusohoraga nabyo ni byiza si byose imiyaga okay ingwate ababyeyi banjye bari kuntangira yari iri muri banki n'ubundi urumva ko iwacu habuze ingwate bivuze ngo Moses iyo bamufunguza nge bagombaga kunsigamo ariko mama wa Moses ahantu ari bashiki ba Moses abantu bose batugezeho barakoze kuba nanjye baramfashije nkabambasha gusohoka muri kiriya gihome nsaba n'abanyarwanda rwose batanze support yari yose n'abari kwitanga Imana ibaha umugisha kuko biro bya bintu birakomeye kandi nta muntu bitabaho nanasaba aba boss akazi nk'ubwo narasanga akazi kandi karatanzwe ariko nayo maze iminsi nta boss waba ukicara ntegereje so ndi umufotozi ndakamera waracyari ku izuba urumva iriya televiziyo ni y'ababosi muyireke banyarwanda nzi gufotora neza nzi gukora video neza mu mpakazi mbashe kwishyura iri deni ry'umuvandimwe so ndashimiye rwose kandi namwe mwarahabaye nashimira abantu benshi cyane no ku ruhande rwanjye nashimiye ku muryango wo kwa Moses cyane ariko ku ruhande rwanjye hari abantu babikoze Pizo Jalas Jerime Jideo Rodrigue bose barakoze nako bariyizi shimira cyane maître wanjye rwose Jemuve Nderene barakoze ndumva Imana idufashe aba bantu bagira santima nyinshi ko mutari kuvuga kandi nzi ko barabikoze nabo barabizi barabikoze abo bantu rero abo bantu iyo tuvuze ngo turabashimira barabyumva sibyo ni nako babyumva mbere aho banabyumva mbere y'abandi ahubwo mwarakoze ya murakoze